Ati Rwanda ubuhanzi amarushanwa y'ibanze akomereje hano i Musanze. Musanze kamwe mu turere tugize intara y'Amajyaruguru. Umujyi wa Musanze urakunzwe cyane mu Rwanda kubera ubukerarugendo bushingiye ku ngagi bukorerwa muri pariki y'igihugu y'Ibirunga. Impano zo mu cyiciro cy'inganda ndangamuco nazo zirahari ku bwinshi. Kuri Centre Pastoral Notre Dame Fatima mu mujyi wa Musanze niho hahuriye urubyiruko rufite kuva ku myaka 18 kugera kuri 35 baturutse mu turere twose tugize iyi ntara y'Amajyaruguru ndetse n'ahandi. Aba bose baje kwerekana impano zabo muri uyu mushinga wa Ati Rwanda ubuhanzi ugamije kugaragaza no gushyigikira urubyiruko rw'Abanyarwanda bafite impano zibarizwa mu cyiciro cy'uruganda ndangamuco. Bararushanwa mu bugeni, indirimbo n'imbyino, imideli, ikinamico n'urwenya, filimi no gufata amafoto ndetse n'impano mu busizi n'ubuvanganzo. Bize ngarame mwana we ngaho rigaramiye sha dore uraryamye nta shiti kandi abandi basiganwa nk'ejo uzabugabuza nde. Kera cyane ukiri muto wari gatoya usirimutse nta gasazi kakugwaho ukundi cyuka n'ibitotsi. Wumva isake saa 10 maze ugasimbuka usakuza ngicyo kiginga gisakuza mwagiteye igisu nkarya ntigije kimbuza gatotsi. Nyamara disi saa 10 benshi biyakizo nkami batuburyohe bw'ibi byano byuje ibyuya ndyamyemo nta faranga byazana. Bize ngarame ya nkumi ndabona itendeje amabuno yayasize iteretse amaso yasukuye umusatsi pe ngaho mumbariza ijana yagusekera ugasara utisura n'isugi ngaho uzaze kumusoma wo asizoye ufite isuka disi urebe ngagusebye byanarimba gusomere ngo surusumba usome base.